I want to send congratulations to all Rwandans for making the best choice by electing my brother Paul Kagame. Nshaka gushimira abanyarwanda bose ku mahitamo bakoze yo kongera gutora umuvandimwe wanjye Kagame kongera kubayobora ku yindi manda. I really love the Rwandan democracy. I am sending special congrats to my best friend Gad Kwizera from Rwanda and his brothers Simeon and Jean Pierre. Inkunda demokarasi yo mu Rwanda kandi nshaka gushimira byibanze Perezida Paul Kagame kubwo kongera gutsinda amatora mu buryo bwiza mu Rwanda. Rwanda is really amazing and beautiful. Igihugu cy'u Rwanda ni ukuri ni igihugu gitangaje kandi cyiza. Okay, aya rero ni amashusho akomeje kubica bigacika, amashusho akomeje gukuruza itangazamakuru hirya no hino ku isi. Amashusho yashyizwe hanze uhereye umunsi wa none tariki 18 ukwezi kwa karindwi ya Donald Trump wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagaragara yari kwifuriza perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame intsinzi y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ku munsi wa none rero mu gitondo cya kare nibwo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter hakwirakwijwe imbeni iyi video ya Donald Trump yari kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame, ubutumwa burebure yavugagamo kakunda politiki y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mu gushyigikira umukuru w'igihugu cyabo. Cyakora mu nyuma twaje gukora ubugenzuzi tuza gusanga aya mashusho yashyizwe hanze yari guca ibintu hirya no hino, ari amashusho atari aya nyayo, ni amashusho makorano rero nk'uko twabibonye. Amashusho yakozwe mu buryo twakwita ubwa montage hifashishijwe ubwenge bukorano cyo kimwe na za application zabigenewe kandi zigezweho. I want to send congratulations to all Rwandans for making the best choice by electing my brother Paul Kagame. I want to send congratulations to all Rwandans for making the best choice by electing my brother Paul Kagame. Nshaka gushimira abanyarwanda bose ku mahitamo bakoze yo kongera gutora umuvandimwe wanjye Kagame kongera kubayobora ku yindi manda. I really love the Rwandan democracy. I am sending special congrats to my best friend Gad Kwizera from Rwanda and his brothers Simeon and Jean Pierre. Inkunda demokarasi yo mu Rwanda kandi nshaka gushimira byibanze Perezida Paul Kagame kubwo kongera gutsinda amatora mu buryo bwiza mu Rwanda. Rwanda is really amazing and beautiful. Igihugu cy'u Rwanda ni ukuri ni igihugu gitangaje kandi cyiza. Okay, aya rero ni amashusho akomeje kubica bigacika, amashusho akomeje gukuruza itangazamakuru hirya no hino ku isi. Amashusho yashyizwe hanze uhereye umunsi wa none tariki 18 ukwezi kwa karindwi ya Donald Trump wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagaragara yari kwifuriza perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame intsinzi y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ku munsi wa none rero mu gitondo cya kare nibwo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter hakwirakwijwe imbeni iyi video ya Donald Trump yari kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame, ubutumwa burebure yavugagamo kakunda politiki y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mu gushyigikira umukuru w'igihugu cyabo. Cyakora mu nyuma twaje gukora ubugenzuzi tuza gusanga aya mashusho yashyizwe hanze yari guca ibintu hirya no hino, ari amashusho atari aya nyayo, ni amashusho makorano rero nk'uko twabibonye. Amashusho yakozwe mu buryo twakwita ubwa montage hifashishijwe ubwenge bukorano cyo kimwe na za application zabigenewe kandi zigezweho. I want to send congratulations to all Rwandans for making the best choice by electing my brother Paul Kagame.